Ubuzima bw'umukobwa butangira ku myaka 18 mu gihe ubuzima bw'umusore butangira ku myaka 30. Abantu bake nibo tugiye kumvikana kuri iki kintu. Umukobwa ubuzima bwe butangira hakiri kare cyangwa se atangira kubaho hakiri kare kubera ko sosiyete iyo ubwayo cyangwa se imbaga nyamwinshi ireba ibintu bitatu: ubwiza, ubuto ndetse n'uburumbuke. Kandi ibyo ngibyo ni ibintu igihe kidashobora kunegosiya cyangwa se ngo kijyeho impaka. Ni mu gihe ubuzima bw'umusore bwo butinda cyangwa se bugafata igihe kubera ko sosiyete cyangwa se ubuzima bw'umusore bumuhembera ubumenyi, experience, amafaranga ndetse nyine no kuba azwi cyangwa se status. Kandi ibyo ngibyo ni ibintu bifata igihe kugira ngo umuntu abashe kubyubaka. Ku myaka 18 umukobwa isi yose birimo kumwadimira yamuhisemo, mu gihe ku myaka 18 umusore nta n'umuntu bumuzi, nta n'ubwisi ibirimo kumubona. Ibyo ni ibintu abasore cyangwa se abantu b'igitsina gabo biyumvamo ariko bakaba batabasha kubivuga. Mu gihe cy'imyaka 10 umusore aba yamaze kugera kuri byinshi: ubukire, experience, discipline, yamaze kwiyubaka. Mu gihe cy'imyaka 10 umukobwa udafite discipline aba yaramaze gusaza, kwangirika, amarangamutima yarapfuye, mbese ari guta agaciro, niko tubyita. Icyo gihe umukobwa aba yarangiye, yaguye. Igihe ni intwaro irwanya igitsina gore, mu gihe ku muntu w'umugabo cyangwa se ku musore ari intwaro yo arwanisha. Niko natiri iteye kandi ntabwo ijya ibisabira imbabazi. Iyi niyo mpamvu abakobwa baba barimo kwiruka cyane, mu gihe umusore we aba agomba gutegereza, ahubwo aba ataranatangira. Isaha y'umukobwa ibiri gukubita ibara yihuta, mu gihe umusore waba agenda gake gakeya. Umusore wangije imyaka ye ya za 20 apfa atagaragaye, mu gihe umukobwa wangije imyaka ya za 20 apfa abihiwe cyane kuko ariyo myaka ye. Kandi natire ntabwo ijya yemera ibintu by'inzitwazo. Agaciro k'umuntu w'igitsina gore akabona hakiri kare, mu gihe agaciro k'umuntu w'igitsina gabo ko kagenda kaza gake gakeya. Bityo nk'umuntu w'igitsina gabo ugomba gukina n'igihe cyawe, apana igihe cy'abantu b'abakobwa. Umusore wumvise bino bintu mvuze atsinda muri byose.